Danny Nanone na Chris Easy bararikiye abakunzi babo indirimbo nshya iya mbere bagiye gukorana bombi, ndetse bavuga ko ifite igisobanuro gikomeye ku muziki wabo. Nitwa Niyonshuti Cedric, kana subscribe, share na comment kuri Eagle Magic TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Bahe ikaze. Chris Easy amaze igihe agaragaza ko kwinjira mu muziki we byagizwemo uruhare na Danny Nanone. Amarushanwa Chris Easy yitabiriye akamufungurira imiryango mu muziki yifashishije indirimbo yitwa Ngendarapa ya Danny Nanone. Danny Nanone yasobanuye ko gukorana indirimbo na Chris Easy ari kimwe mu byo yifuzaga kuko ari mu bahanzi beza mu gihugu. Yavuze ati Chris Easy ni umwe mu bahanzi beza dufite, ntabwo nabeshya. Kuba rero ubu twakorana indirimbo nakabaye mbyifuza ubu, ariko yumvise ko yatangiye ari umwana akunda umuziki wanjye byarushijeho kwihutisha kuba twakorana, kandi nibaza ko iyi ndirimbo ari iy'amateka hagati yanjye nawe. Ubwo Danny Nanone yateguraga igitaramo cyo kumurika alubumu ye yise Iminsi Myinshi mu mwaka wa 2023, Chris Easy ni umwe mu bahanzi yari yiyambaje. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kwitegura iki gitaramo, Chris Easy yagarutse ku buryo yakuze akunda Danny Nanone. Chris Easy yaravuze ati nakuze nifuza guhura na Danny kuko yari icyamamare, nakuze nshaka kuba nka Danny Nanone. Chris Easy yigeze kubwira igihe ko yatangiriye umuziki we mu itsinda ryitwa Future Guys, yari ahuriyemo n'abitwa M-Eazy na Young Eazy, bakorana indirimbo 3. Izi ndirimbo kuri 3 nubwo batekerezaga ko zishobora guhindura inzozi zabo impamo, siko byagenze kuko nta n'imwe yigeze imenyekana. Chris yaje kwitabira irushanwa rya Talent Zone ryategurwaga na Royal FM, aranagiye gukana. Icyakora iyo muganiriye ntabwo yasoza adashimiye Danny Nanone kuko icyo gihe yifashishije indirimbo ye yise Ngendarapa. Yahembwe kujya kwiga ibyo gufata no gutunganya amashusho y'indirimbo, akaza akora uyu munsi nk'umwuga we. 350 by'amafaranga y'u Rwanda na telefone igendanwa ari nayo ya mbere yari atunze. Ibyo rero ibya Chris Easy na Danny Nanone mu ndirimbo bagiye gusohorana yitwa Sampe. Nitwaga Niyonshuti Cedric, zongeye kurubuta. Iyi ni Eagle Magic TV.